bambere imbaraga ukoresha. Aha erekana cyaragezeho ndagukemeye. None ko mbona ukora ivyaha nk'abandi bose mu kwivayanga wivayanga gusumbya ingurube nk'uko nabisi twibamwe kwitango nabisi nk'uko babigenza. Ahubwo nawe cyangwa ufisi yo Teri, ibukoze nibiki? Tony, Imana usenga igiye kuba Imana yanje kuko irakomeye. Okay, umva. Inkono nuko. We shaka kumbwira ukuntu ndabigenza. Sishaka kumwica. Oya, ahubwo ikintu nifuza ni uko igisabo canje cose co bitegeka kuri we. Nuko bimeze. Okay, nikimenya amenya. Ntubaze kare ibintu nobandi ko ndakura mu mutwe cyankwe. Irabire wenyine. Mwana wa mama. Uri kugwembe. Nta mugoro ufise. Pamela zo nakwica. Uyu muhungu n'umurozi cyane. None bimenye gute? Yo, Pamela. Ubu bwowe hamwe yoba yakubonye uri kurabikora. Ariko ko nigeze ndamubona. Yoba yambonye gute? Ndagoye basha. Ndakora iki? Claudia, reka kwirigura kara cyane ngo uje kure. Ivyo kurambwira ndabitahura. Kandi nagoma ndakubwire kutegeza kugira ibanga. Umwana no wacu mugabo muri iki gihe kizire kunamunyitirira. Iryo nibanga. Kandi mwe nkubaha abapasiteri turabakozi b'Imana twubashwe. Ivyo bintu ahubwo ndanagushimiye ko wabigize ibanga ukabanza kumbaza. Icyo ngomba nkorera yose ikindi. Ndafise parasera mu Carama. Ngomba nze ngenda ndayigurisha. Hanyuma wenda guha amahera ugenda urondere hariya ahantu ugura kugira ngo umwana tumutegurire kazoza. Ikindi kwakwanya ibinyarutse bive mu nzira. Njanye n'ivyo. Ariko rero ndakeneye amahera y'inzu na yarasiyo. Aho ubona mengo nashavuye urazi kwinzara rimbi. Ni nyamugira inkumi nkungu, nyamugira umusoro museka. Raba rero. Claudia, bamahoro. Icyo ndagikora. Limikashi yawe uraza kubona icyahindutse. Ko ndabigukorera. Ndi mu kibazo gikomeye cyane cy'urugo.
ariko biragoye cyane kwiyumvisha. Sinari nibaza yuko vyaba bigeze kuri no rwego. Emwereke, reka twumvire ico gukora. Ariko kandi iki si kibanza ciza co kuganiriramo. Wewe nugende, turavugana kuri telefone aho duhurira. Okay. Imana kuzigama. Sheri, mwavuganye na Teri? Yakubwiye impamvu yabikoze? Yego twavuganye. Yes, amabara arongera agarutse karabaye noneho rwose muri ya filime yacu dukunda cyane Intango films, in filime y'u Burundi kandi iri kuri kungoro cyane muri iyi minsi. Ahangaha noneho mwabibonye neza yuko hajemo umupasta, noneho pasta hano ngo yateye inda umukobwa witwa Claudia. Kandi twese turabizi neza yuko ubundi aba pastor in case cyase igihe cyose umupastor yamaze gushinga urugo ntago aba yemerewe kugira iki gukora cyangwa se agaragaze ingeso mbi izo arizo zose, kuko nyine aba ari umukristo wujuje ibyangombwa byose yuko adagomba gukora buri icyaha icyo ari cyo cyose nyine kugira ngo yubahishe ishema rye, yubahishe kamere cyangwa se yubahishe n'ubupfura bwiwe, kubera ko we aba yariyeguriye kubera noneho Imana urumuri kugira ngo abashe kumurikira buri umwe wese w'umukristo cyangwa se umuyoboke wiwe. Ahangaha rero twese twabibonye neza yuko Claudia yaje kumwicaza aramubwira uti pastor, uti wibuke neza yuko waneye inda kandi sinshaka yuko ushobora guhita witarutse cyangwa se ngo uyikore bya bindi by'abasore ngo ntago wakemera umwana cyangwa se ngo uvuge ngo ntago ari wowe wamuneye. Uti uyu mwana n'uwawe ndamugutwitiye kandi buri kimwe cyose ugomba kujya ukitaho ugakora nk'uwikorera, ukabasha kunyitaho ukama buri kimwe cyose nkeneye kugira ngo mbashe gutwita kandi nwite neza hanyuma njyare n'umwana mu mahoro. Ahangaha rero niko yari arimo kubimubwira, amubwira uti rwose nuramuka untereranye ukanyihakana uti nanjye ndaza kugushira hanze. Uti ibyo wakigira byose mwebwe umenye neza yuko mwebwe muri abagabo kandi umugabo nta kindi kintu biba bimureba. Uti njyewe rero ni njyewe uri mu gahinda gakomeye cyane, njyewe uri mu byago cyane, kuko uko nahishira inda uko byagenda uko ariko kose uko iminsi igenda ishira bigenda bigaragara ku buryo igihe cyazagera bakabona ko ari njyewe uri mu makosa cyangwa se ari njyewe munyamabi kandi ndarengana cyane, nari kumwe nande nawe. Aso rero hangaha icyo yari arimo gusaba pastor nta kindi yari kumusaba yuko agomba kumwitaho ntamutererane, akabasha gufata inshingano nk'umubyeyi w'umwana, nk'umuntu w'umugabo nyine wakoze amakosa akabasha kuyirengera. Ahangaha yari arimo kumubwira uti ntugomba kandi kunshikisha ayo mafaranga uvuga ati ngo uramereza ngo amafaranga, no ngo simbishaka, ndashaka ngo uhabe kandi uhabe wese ukore nk'uwikorera, apana bya bintu byo kumeza amafaranga ngo ngende nirwane. Icyo nshaka noneho ni keya cyangwa se icyo yashakaga ni keya ziwe cyangwa se za pastor kugira ngo nawe afiringe ubwo bugira cyangwa se izo keya z'umugabo. Ahangaha twese turabizi neza yuko pastor nta makosa yakoze kandi koko ni nabyo, kuko yari asanzwe afite umugore we mukuru kandi babanye neza. Ubwo ahangaha kuba yarakoze amabara akaba yarateye inda hanze noneho akayitera by'akarusho akayikutera nka Claudia uriya rwose udafite na kimwe cyo guhomba, ni ibibazo bikomeye cyane, kuko nk'uko yamubwiye uti rwose ngewe ntacyo mfite cyo guhomba igihe utabashije kunyitaho cyangwa se igihe utabashije gufata inshingano nk'umuntu w'umugabo kugira ngo unyiteho kandi wite no ku mwana wanshizemo cyangwa se uyu mwana watumye ntwarira inda, ugomba noneho kuzabyirengera. Uti noneho nuramuka utabikoze uti ngomba kubitangaza ahantu hose, yaba mu nsengero, yaba mu makoraniro, yaba mu makaritsiye, yaba muri community hose ngomba kubivuga, nkavuga yuko woneye inda, noneho nkazajya no mu makuru, noneho yebana kuri social media zose nkabasha kuba nabigaragaza nkabishira hanze. Ahangaha niko pastor yamubwiye ati se Claude, uti ni wowe nzi cyangwa si wowe? Kuti none ni kuki warakaye, kuki ufite umujinya kugeza kuri urwo rwego, wabitewe n'iki? Ahangaha nyine
ko nta kindi Claude yahise atuza aravuga ati okay nta kibazo noneho twaganira nuko baraganira cyane aramuturisha pastor aramuturisha aramubwira uti rwose humura rwose buri kimwe cyose ukeneye nshobora kuba nagikora ntago ari ngombwa ngo tube twajya kwiteza abantu cyangwa se ngo ube wanjyana kunaranga kuri buri muntu uwo ari we wese ahangaha rero niho noneho Claude yahise atuza aravuga ati okay nta kibazo noneho twaganira ubu twajya mu biganiro tukabasha kumvikana ku kintu cy'ingenzi kuko nanone ndaremewe cyane uti mwiriye gukurikiranwa kandi mwitabwaho ahangaha rero niho pastor yahise amwemera amubwira uti okay nta kibazo humura rwose uti buri kimwe cyose uzansaba nzaba mpari kandi nzaba makubereye muri make nzaba mpari ku bwawe ahangaha bahise bumvikana cyane ubu dutegereje kumenya ese noneho nyuma y'uko noneho pastor yemeye yuko azafasha Claudia kuko nibyo kuko azamufasha cyangwa azageraho amwirengagize bitewe n'inzira yanyuzemo cyangwa se n'inzira banyura inyuma ahangaha rero dutegereje kumenya noneho ese koko pastor azemera gufata inshingano nk'umuntu wateye inda mu gasozi cyangwa ahubwo azabyihorera hanyuma Claudia nawe akore ibyo yifuza ubwo dutegereje kumenya ese noneho bizagenda bite nibiramuka se noneho bigize hanze umugabo cyangwa umugore wa pastor akaramuka abimenye noneho bizagenda gute guys rero reka mbyibutse gukora subscribe like comment share kugira ngo tugume gushigikirana tubane kandi mubone ibiganiro cyangwa filime mukunze cyane muri iyi minsi ibagereho nta n'isogonda riciyeho kugira ngo muyibonere ku gihe yego ibyo byose wabibona ari uko ukoze kuri like wamara gukora kuri like ugakora kuri comment wabyane wakanika muri comment twatubwira se koko ni iki noneho watubwira twebwe dushobora kuba twagukorera cyangwa se uravuga iki kuri izi filime kuri aba bakinnyi barimo kwactingamo yego si ibyo gusa kandi nanone nukora kuri subscribe wibuke gukora kukazogera kugira ngo buri kimwe cyose kijye kizira igihe nta n'isogonda na rimwe riciye mu gihe bamaze kugira iki kugisohora guys rero reka mbashimire mbifuriza ishya n'ihirwe muri mu bice bigiye bitandukanye tugume kubana noneho duhurire mu yindi next part ahangaha turi kumwe cyane ndabasezeye mbifuriza ishya n'ihirwe bye bye